Ntongeye kubwira undi muntu mu buzima abantu bacu bakwiye kwinda badukurikira. Reka nanjye nicyo mpamvu ndi hano. Ntumbe mu mireba. Uzirinde kubana n'umuntu utagira intumbero. Tagira vision. Taba focus. Utagira ikintu cya determination. Abantu ntukajye kandi wa mwana we. Turacyari muto ndagutongera imbere ya kamera. Niko bimeze. Abo bantu batagira focus. Oya narabera imenya rwose. Barya amafaranga mu kajagari. N'abafite focus tutari ku muvuduko umwe akote. Barya amafaranga mu kajagari. Barara mu birori bidateganyijwe. Bagura inkweto z'akajagari. Barya mu kajagari. Muranyumva? Njewe mba ndi kubikurura. Banywa icyayi mu kajagari. Ibintu byose ni akajagari. Ko nta ntumbero bagize gute. Bafite. Hai. Birangiye ku itariki ya mbere. Ambabarire. Ndara mu rusengero ko itegeko ry'itorero. Ariko ubundi nge barumva narari wanjye. Ubu wemera ko uyu munsi turimo tuganira. Mbere yaho kuri matariki 15. Yego. Narakoza narigenzuye. Swa 12 mwaka ushize. Wari evaluating usanga. Ndareba ibyo napanze ko nzakora. Ndashimira Imana. Ikintu kitabayemo nicyo ntari nshoboye. Kitwa kujya hanze aho nifuza kujya. Ariko ibintu byose ibindi byantunguye ni wowe. Wewe wantunguye. Kotanguye yiteze. Kuko winjiye mu buzima bwa bucamo ntabizi kuzaza. Kazuzanye umugisha. Sinari niteguye ko nzagira abasabu 30 nabingahe byiyongeraho. Icyo ntacyo nari niteguye, iyo ni surprise y'Imana. Numvaga nibarira mu mwaka ko nzabona nk'ibihumbi 200. Ayiwe. Ko nari maze imyaka 2 mfite ibihumbi 7. Sinatenga ko nzayampembwa buri kwezi. YouTube iramemba. Nubwo ari make ariko nayanjye. Yego. Kandi akaza ari amayero nayanjye. Shatse urumva gwe mu mayero nanjye mba ndibika nubwo naribika ari 100 n'iryawe. Icyo cyantunguye. Ariko uko nzubaka inzu aho nzagera abo tuzavugana uko nzirinda. Byose wari warabiteguye. Byose narabikoze ndangije niha gahunda. Rero nta muntu garuka muri gahunda mfite mu myaka iri imbere mu mwaka gise mfata imyaka myinshi ni ibintu bitatu gusa. Yego. Bitatu. Ugira ngo shaka byinshi. Shaka gukorera muri speed abandi badakoreramo. Ibyo bitatu nabyo ndabizi bizaba ari byagutse. Cya kabiri. Nta muntu numwe nzemerera kuza kuvangira projet zanjye mu byo nteganya gukora. Cya gatatu. Uzashaka kumvira mu buzima. Muhanda uraharuye. Azagende. Cyane. Nako we nta nubwo ujya winginga. Oyo aragenda umva avundi yuntindiye ku ntebe. Utuma unfitiye akamaro aburaho yicara. Kazengurukane bisubizo. Ibi ntabwo uri kubyumva. Ndiko byumva jewe ndabyumva cyane. Buryo umuntu akuvira mu buzima ukumva urahumetse. Hakaza undusha gusubiza bya bibazo warukeneye. Rero ikindi abantu batagira intumbero. Bakurisha amafaranga nabi n'umwanya bakutwarira umwanya nabi utagira intumbero n'inzererezi baravuga. Yego. Undi muntu ukwiye kwirinda umuntu muhana gahunda akayica. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste. Aha amavuta kandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 murongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya ninjoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa
ibikorwa byawe. Uri uw'agaciro, uri we, kandi uri we niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Umwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Turashima Imana cyane, Imana ishimwe. Turi tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025. Nimba wambutse ukabona wambutse ikiraro cya 24 na 25 wakandagiyemo, zamura ibiganza uvuga uti Uwiteka ndagushimiye yuko wanyambukije. Ni byinshi twasimbutse, ni byinshi Imana yaturinze, ni byinshi Imana yadusimbukije. Ntabwo turi muri gereza, ntabwo turi mu mva, ntabwo turi mu bitaro. Turashima Imana, ariko tutirengagije abataragize aya mahirwe nabo si kubwabo kaya wa muririmbyi. Rero turi hano ku Bumwe bw'Abera Ministries, aha amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amasengesho yo aracyakomeje, turabura iminsi mike cyane 4 tukayashyiraho iherezo ayo twatangiranye, ariko amasengesho yo n'ubuzima arakomeza. Ayo intego twese kuva ku tariki ya mbere z'ukwa 12 2024 kugera le 5 yego z'ukwa mbere 2025 bango twambuka ntubyambukane. Ndizera ko hari abantu barabisize, kwesho twavuze twarabivuze nizere ko bizi. Uyu munsi rero mushumba, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, Ubumwe bw'Abera Ministries, abantu bose tubashimira bakoze subscribe, umuryango mugari abawaguye n'abandi bari gukomeza baza. Ikaze rwose, ni karibu muri uru rugendo tugiye gukomezanya n'abantu b'Imana. Mushumba, tugiye kwiga iki? Abantu bamenye iki? Abantu bafata iki? Noneho ubu tugiye kwerekeza he? Urakoze cyane Jerimani, guha umugisha. Mbere na mbere wavuze ngo twe ntago turwaye, reka twihanganishe n'abarwayi bari mu bitaro, bari musere mu badukurikira, bihangane, bacika intege, n'abari mu mabusi batwumva nabo ntibacika intege. Nukuri abarwayi bamenye ko bazakira, haracyariho ibyiringiro, kandi niba indwara yara Uwiteka afite ko azadukiza, uko azaza kose. Burya Imana rero ukuntu nyikunda yo, ntabwo ikizi kubaza ngo ndwara yatewe n'iki, irahanagura burundu ikavanaho. Twihanganishije abantu bose bahombye umwaka washize, tuvuga ko bagiye kujya umwaka wo gudahomba. Ku Bumwe bw'Abera Ministries, intego bushize ihari. Ku Bumwe bw'Abera Ministries yacu dufite uno mwaka twebwe no gukora cyane hamwe no gusenga. Tugomba kwirukana umudemoni witwa Farawo. Uramuzi? Ameze ate? Yabwiye abantu ngo nimugende mujye gusenga Imana yanyu hakurya, ngo ariko musiga abana banyu n'imitungo yanyu. Ubu umwuka wa Farawo. Abandi batireka nta n'ikinono tugusigira. Ubwo yagira ngo abazirike bagenda, ariko bazagaruka kuko basize iby'agaciro. Uyu mudayimoni mvuga ntibawumuzi, reka ngwakose werga amugani certificate nzaziguha. Nanjye natakaye. Ugomba uzazi. Yabwiye abantu yabwiye Mose ngo nimugende mujye hakurya, mujye gusenga Imana yanyu, musenga Imana yanyu, ariko amatungo n'abana mubasige, kugira ngo yizere ko abafite muri bugaruke. Biteye agahinda kujya gusenga umwana bari mu kabari. Biteye kujya gusenga umwana bari mu biyobyabwenge. Biteye agahinda kuba ahubwo ati ntabwo tukwemerera, turagenda n'abana bacu n'amatungo yacu, nta n'ikinono dusiga hano, tugende twese. Rero bivuze iki? Usenga ari kukene, usenga ari kusonze, usenga ari kubeho nabi, uhimbaza Imana ari kubeho mu gahinda. Nicyo yashakaga, kandi uyu mudayimoni abantu benshi baramwakiriye, ariko arahari. Nimba ari uwo ngo uri kuvuga, baranabizi. Yari yabwiye ngo ndabarekura mujye guhimbaza Imana yanyu mu butayu, si no ku gikanani y'isezerano, ariko imitungo yanyu n'abana banyu bisigare he? Ahangaha umuntu wese afashe ikintu cyawe nakirekure mu izina rya Yesu nakirekure. Ndashaka kuko no kwezi uno mwaka n'umwaka wa speed, no kwihuta. Abahanura ngo hari ipfu n'impanuka bitonde. Umwaka n'umwaka w'amahirwe ku muntu wese uzi kubyaza amahirwe umusaruro. N'umwaka abantu biteza bagashishoza bazagira kuri byinshi. N'umwaka abantu bamenya kwirinda abantu no kubana nabo no kugeza kuri. Ndakubwiye ngo buriya hari abantu bagira esuime, ugasanga we yihanaguje inyuma, ahanaguje ku maso ko utamenya iherereye. Tonda agira umuntu usuzugura. Umuntu ni mwiza ni mubi, yagugirira akamaro yanaguhemukira. Kugira ngo atabikora byombi wakora iki? Menya urwego banamo na buri muntu.
umuntu aratungurana. barinda amarangamutima yawe. Nizo ntege nke bazakoresha bakurwanya. Iki kiganiro kizaboneka ku itariki 5 nzaba kiganiro. Nzaba mpari Kibita nanjye. umwanzi afite strategy, abaza havuna wowe, abaza aho ucogora, abazi naho yakora ukavuza induru. Ati nimwitega amatwi mvuga nagiye kuvuga, agakora ahantu agakiri kube atetse nabwiye. Narababwiye Kuko azahafa. kuko arabizi. Yes, twihuse rero muri no mwaka kugira umuntu abashe kugira ku iterambere nuko yirinda bano bantu ngiye kuvuga. Niba ngiye kumva nanjye. Bari kubirinda si ukubimuka. Kubirinda si ukubagendera kure. Ni ukubagendera kure mu marangamutima yawe, mu bikorwa byawe, mu kazi kawe. Bose ukabakunda ariko cyizere wapi. Yego. Impamvu niki? Aba bantu ni imbogamizi ituma Yego. udashobora kugira iterambere. Cyambere umuntu w'indashima. Umuntu w'indashima. Mu Kirundi gushima ngo yishimye nko kwirata ariko babyita mu Kirundi. Ariko indashima umuntu utakubwira ngo wakoze warashaka guhe, ko umuntu udashima nta natanga burya. Tanyurwa n'ibyo wamuhaye. Cyangwa n'ibyo bayumva wamukoreye. ukabona n'imyenda ye ntimunyuze ashaka ngo ntiza wamwereka kandi mwaguze usa kimwe. Bene uwo muntu aba yumva ko ibyiza ufite ari we bigomba nyine. Kandi uyu muntu w'indashima nawe ufite ishyari. Afite ishyari. Umuntu w'indashima aba ari umunyeshyari, ababazwa n'iterambere ry'abandi. Ingratitude ni umuntu ntacyo. Reka dufe nk'urugero, ukabona umuntu igihugu ntacyo kitamuhaye, yagera hanze akavuga ibindi bintu. Babaho baranahari. Noneho tubwo ndihuse gakenesha ngo ubyumve neza. Abantu b'indashima icyambere je ndashaka tubavugeho. Tubavugeho rwose. rwose. Icyo wamukoreye. Cyane rwose. Abo wengira ngo nanabizi. Njye mbibamo. Nta nubwo ashobora kwicara atari ko nk'ubu ngubu nk'urugero ngo haye. Nahoraga nifuza kumenya ku editing. Yego. Narangiza ndabizi kavuga nubwo sindi ko nabimenye ubundi. Rega umuntu wasanze hano. Arambwira ati ngiye gushyiriramo zoom muri telefone. Ati none nkwigisha ukuntu umuntu ani kamera, ati nta n'impamvu yo kuzana abakameramani. Ati ufite iyi ndayimwereka, ati ni yabikora. Ati cyangwa se na kamera, tirenga na kamera ukuntu itera ukivugisha. Ati ndabizi ibyo ndabizi. Ndamubwira ariko ibyo uvuga ko editing ndabizi. Yego. No kopia nabyo ntago byananira. Noneho no ibintu byose bijya kuri YouTube ibyibanze ndabizi. Ariko mbizi mu ruhe rwego. Ati rero nta mpamvu atayo amafaranga. Yarabizi ko ngiye burakira gihe muri iyi minsi. Kutakubwiza ukuri ngeze mu myaka ritwa ngo ntacyo bimbwiye. Yo kuvugisha ukuri. Iyo tukangana. Nuko kuri mu mutima wawe. None urangira mu myaka uranjyana. Ndamubwira icyo nkubwiye cyo ntago zamwe n'ibyiza. Kandi cya kabiri ntago ari Jerry wanga. Ahubwo wanga ubumwe bw'abera ministries. Umuntu w'umusaza nkanjye ndajya kurwana za editing n'ibiki byose ndwana n'ibiki. Uranyumva neza? Nindashima. Ninde wangishije ku editing? Ninde wanyishije ku exporting? Ninde wangishije ku uploading? Ninde wanyishije ku bintu bashyiraho ama-ad? Si wowe harya. None se kuki unyishije natwe mu twakorana? Indashima reba ngo ubwo nabimenye. Yego, kamutikorere. Uko twakoze kontra nujye tuganira n'abantu, uko twaganiriye nge nawe utarabinyigisha n'igihe byinshi ubona igize nta cyo mpindura hose nta na kimwe. Urumva rero indashima ni imwe mu bantu bafite ishyari. Indashima yakugambanira. Yego. Indashima yakwicisha. Indashima yakwangiza imigambi yawe. Noneho mushumba, umwenda iza yambaye yo kukwapresiya. urumva nk'uwo nguwo yaje mu kajwi keza no kukwereka ko hari amafaranga uri gutanga y'ubusa kandi hari ubumenyi wabagira ibintu bikagenda neza kandi mu by'ukuri hari ikindi kintu ahetse. Icyo ahetse ntabwo ubizi, ngiye kukikubwira. Yego. Kuba uyu munsi abantu badukurikira n'abandi bumvireho badukurikiye muri kano kanya. Yego. Kuri ubumwe bw'abera
uyu munsi ntabwo mpagaze ngo nivugishe nk'uri mu ishyamba rya genyine turi questioning our ideas. Yego. Hari ibyo mvuga ukambaza tukaganira. Ibitekerezo. Nuvuga ngo uwumvaga ntuze ubumwe bw'abera ministries imbere uko abwumva biratandukanye. Yumva ubundi icyo ngweke nk'abakurikira YouTube cyo twita audio visual. Yego. Ubundi ibyo ureba n'ibyo wumva rimwe na rimwe wisanga nawe uri wagati muri cyo kiganiro. Yego, niko bimeze. Sumwe ubyumva ariko we bigaragara ko atari badashaka yego ninge yashaka kubera ko ngiye ningutakaza turatakaza cya kiganiro gifye kiri hano kuri YouTube ngiye mpombe ikiganiro nabwiye ngo Satani ntabwo yashakaga marayika kumuhagarika. Yego. Yahagaritse marayika ashaka Daniel. Rero ngiye ntiwamenye ko ngiye umva babwanitse ndeba bajya gushana ndi munsi y'urusyo. Urumva rero ntago bakoroga ngo unywe ukandi wabibonye. Ubundi ati babwanitse ibintu mbigisha yego je niga kumenya umuntu ataramenya. Buriya ntuzishuke na telefone yampamagaye ukambwira ijambo rimwe utamenya ibigiye kurikiraho. None se ntuzi ko cyagiye wambwiye ngo narose ibini bukeye bwaho nta nubwo nari mfite gahunda yabyo. Mpita nohereza wa muntu kandi ntago nari mbifite muri gahunda numvaga nyine ariko biza nyuma yaho naratubise uriya mugabo nuko niberaho buriya. Neje ubundi narose gutya hari ndota bantera urushinge kwita ko kariko numva karambabaje ngiye mfite ikibazo cy'umutwe uremere mwe gati ndagutera agashinge ko karambabaje nenda kurira ntabwo ariko nabirose kano gashinge. So urumva hari n'umuntu uza akeneye gukuraho ikintu. So abantu bindashima please niba Imana igukunda muri 2025 rwose kurinda abantu bindashima abagore bindashima abagabo bindashima abantu ugirira neza bakugira abantu bindashima banagutegura kugirira nabi. Andaka akora kumvisa ariko ni ingamba nshyashya. Cya kabiri turi muri 2025 umuntu uhindagurika mu byemezo bye amuvugire pubera ku ruhande shaka ya modoka itwara ibishingwe yaranje ireba ahantu imushyira ni ugutwara ibitekerezo bye oya ntabwo ari nyine turi kuvuga ibitekerezo bye. Uno muntu uhindagurika Jerry arakuvangira ushobora uburaho umufata ujya guterura aravuga ngo bava karagoye nk'umwana wahiye mu kwaha umwana ukamba kamuzamukikira gute amufata he. Umuntu uhindagurika aba afite ibintu bine bibi yakugusha mu mutego cyambere yakwambura amahirwe yaguteranya n'abantu yagusibira amayiro utabizi. Ntahagarara ubwo nibwo buzima turimo kandi abantu baba bagomba kubumenya. Ni nayo mpamvu bumwe bw'abera bwaje naje turajyana murase ngo shaka ahita nkuvangira nkakuvuga nabi je nkagusiga nkaguka warabimenye se yego nutu ntimaze bera niyo ugiye kuraba atasha batafite nakaguru kahengamye kuri atereka genda muzi none gasa kandi twahura oh la hano se urabizi ashati nenda hana ariko nusaba kuvuga atereko nakuvugiye atereko kana kumwitondera akaba kubisa imitwe yanyara yihondanije. Uno muntu yaguteranya n'abantu. Uno muntu yakwangisha abandi. Ukarahindagurika. Umuntu hindagurika. Imana ikurinde bano bantu. Aba bantu tubirinde rwose. Imana nayo ibaturinde mu 2025 muri uku kwezi kwa mbere ndetse n'umwaka wose. Ndyarya. Hypocrite step aside. Indyarya zijye ku ruhande. Ubwo ni indyarya, incakura, indyamirizi, insesezi, indyamirizi, inyegezi, sinyegerasha. Akiyaranje akareba telefone akamenya neza uwo muvugana kenshi. Kabari watwara nimero. Akahita mukubitaho ikirangi. Icyapa mu mugongo hano. Kitwa ngo ni umusazi. Kandi ntago wapfa kukibona. Ntago wakibona ko buri mu nyuma se.
tubyita ngo bagenda na sitiko niko tubyita Bakagustika. Ndabyibuka mu kwezi kwa 9 iki kiganiro twigeze kugikora nguha urugero tukiga muri primaire hari utwatsi twacaga akatsi gafite ubushinge kubera rero n'imyenda y'ishuri ukuntu ibikoze baratugutera ntubimenye tugafata ku mwenda watambuka abandi bana bakajya baseka utazi ibyo uhetse inyuma kumbe bagutashije ku ishati hari ibyafasheho bakubitaho na etikete mbi cyane bakubitaho akantu gutya wagenda akabajya bakabona akantu bimeze abantu bandeba nabaye iki abo ni abantu ugomba kwirinda umuntu umunebwe umuntu udakora abantu b'abanebwe bagira akanwa ubundi imbaraga zo mu maboko bazishyira mu kanwa kandi baba bagomba gukoresha amaboko bakavuga biki kuzerereza ubutayu n'ibihuru umusenga kubwira ngo dusenge umunsi dushaka akarima duhingamo umunebwe akutwara ibyo wakoreye hari abanebwe mu mikorere abari target yes ababitegereje rwose Jerry none hongeye kukubwira undi muntu mu buzima abantu bacu bakwiye kwinda badukurikira reka nanjye nicyo mpamvu ndi hano niho mbe mumireba uzirinde kubana n'umuntu utagira intumbero utagira vision tabafoka utagira ikintu cya determination abantu ntukajye kandi wa mwana we turacyari muto ndagutongera imbere ya kamera niko bimeze abo bantu batagira focus oya narabera imenya rwose barya amafaranga mu kajagari n'abafite focus tutari ku muvuduko umwe akote barya amafaranga mu kajagari barara mu birori bidateganyijwe bagura inkweto z'akajagari barya mu kajagari muranyumva njyewe mba ndi kubikurura banywa icyayi mu kajagari ibintu byose ni akajagari ko nta ntumbero bagize bafite hayi birangiye ku itariki ya mbere ntambabarire ndara mu rusengero kubera itegeko ry'itorero ariko ubundi jye barumva narari wanjye ubu wemera ko uyu munsi turimo tuganira mbere yaho ari matariki 15 yego narakoza narigenzuye kwa 12 mwaka ushize wari evaluatinze usanga ndareba ibyo napanze ko nzakora ndashimira Imana ikintu kitabayemo nicyo ntari nshoboye cyitwa kujya hanze aho nifuza kujya ariko ibintu byose ibindi byantunguye ni wowe wowe wantunguye kutanguye yiteze kuko winjiye mu buzima bwa bucano ntabizi kuzaza ukaza uzanye umugisha sinari niteguye ko nzagira abasabu 30 nabingahe byiyongeraho icyo ntacyo nari niteguye iyo ni surprise y'Imana numvaga nibarira mu mwaka ko nzabona nk'ibihumbi nka 2 ayiwe ko nari maze imyaka 2 mfite ibihumbi 7 sinatenga ko nzayampembwa buri kwezi YouTube irampemba nubwo ari make ariko nayanjye yego kandi akaza ari amayero nayanjye shatse ubwo urumva gwe mu mayero nanjye mba ndibika nubwo naribika ari 100 n'iryawe icyo cyantunguye ariko uko nzubaka inzu aho nzagera abo tuzavugana uko nzirinda byose wari warabiteguye byose narabikoze ndangije niha gahunda rero nta muntu agaruka muri gahunda mfite mu myaka iri imbere mu mwaka gise mfata imyaka myinshi ni ibintu bitatu gusa yego bitatu ugira ngo shaka byinshi shaka gukorera muri speed abandi badakoreramo ibyo bitatu nabyo ndabizi bizaba byagutse cya kabiri nta muntu n'umwe nzemerera kuza kuvangira proje zanjye mu byo nteganya gukora cya gatatu uwo uzashaka kumvira mu buzima umuhanda uraharuye azagende cyane nako we nta nubwo ujya winginga oyo aragenda ubundi iyo ntindiye ku ntebe utuma ufitiye akamaro abura aho yicara akazengurukana ibisubizo ibi ntabwo uri kubyumva ndi kubyumva jewe ndabyumva cyane burya umuntu akuvira mu buzima ukumva urahumetse hakaza undi ushaka gusubiza bya bibazo wari ukeneye rero ikindi abantu batagira intumbero bakurisha amafaranga nabi n'umwanya bakutwarira umwanya nabi batagira intumbero n'inzererezi baravuga yego
undi muntu ukwiye kwirinda umuntu muhana gahunda akayica. Umuntu wica gahunda muhana gahunda akayica mbanza gutya aho ngaho yakwica n'inkono n'isafuriya tubyihorera. Kera mu rukiri bajya gukunda kutubwira ngo Imana ngo yaravuze ngo ntukice, ngo gukererwa n'icyaha. Ntiyigeze ivuga kwica igihe, hari inkoko yavuze, nta kintu yigeze ivuga, yavuze kwica gusa. ntugire gute ntuzice, kwica gahunda ni icyaha. noneho twivuganiye, noneho hari n'ikinababaza umuntu agaguporopoza ko mukwiye guhura akaba ari nawo byica, kandi rero agukwiciye akazi kawe, uwo ntimuzagendane. Igikurikiraho mutagomba kugendana umunyamagambo ajye ku ruhande rwose. Turi mu muvuduko, turavudukana n'iterambere dusenga. Umuntu ukubwira ngo tujye gusenga gusa ntashaka umwanzuro w'uko mwakora ikibazo. Dusengera ibyo twakoze siyo tutarakora, ibyo twerekejeho amaboko. undi muntu wanyu babiri banyuma, umuntu wanga igihugu ntimukagendane rwose, wowe rwose ntimukagendane. Igihugu uvuga igihugu nawe uvuga ubuyobozi nabi ntimukagendane, uwo ni umwanzi nyine, kuko nta mugisha w'igihugu afite. Umuntu urwanya abasenga Imana no wanga Imana wimuha umwanya, muha ibiryo, muha icyo akeneye ko wimuha umwanya wawe. Ngiye kuvuga umuntu wa nyuma ukomeye, mumbwire wa muntu, umuntu wifuza ko tumuvuga neza kandi akora nabi. Barahari, ntabwo mpamvu rero muri iyi mihanda ngembamo. We wavuze ko utaba ku mihanda, kandi koko nibyo. Noneho kuri iyi mihanda umuntu araza akakubwira ati sha none se wakoze ikiganiro, baravuga ngo ni ukunyubaka, ngo ukanyubaka. We warishenye ngenda kubakisha iki? Rega ndabizana nashaka ngo twicarane nyine dukorane ikiganiro unyubake. Urabizi wowe, ariko byisi ariko babivuga neza ngo ko yarishe nyine umwubake yarishe. Umwubake umuntu wese umeze muri ukajyana ko barakubaza ngo uvuga uri uvuga wo mugena ubwira uri. Izi ni ibimenyetso ugomba ikindi biri umuntu utagira udafasha abandi nawe ntukamuha umwanya, kuko umuntu udafasha nta rukundo afite, kandi udafasha nta azagufasha. Rero ngo nkubake se gute? Rero Imana ibaho umugisha, numva nibwira niba nta minota nishe. Oya ntayo wishe, ni byiza, ariko wenda tugana ku musozo ndagira ngo muri iri terambere ry'uyu mwaka tugiyemo, turi gusenga, turi kugira ngo dutere imbere mu bitekerezo ndetse no mu buryo bufatika, kuko umwana w'Imana usenga nukora agasengera imirimo y'amaboko ye Imana, hanyuma ikagura ya mirimo ye. Hari abantu bajya bavuga ngo kugira ubugugu se cyangwa kudapfa gufasha ngo nibyo bituma umuntu atera imbere. Wabivugaho iki tugana ku musozo? Yo ni ibinyoma. Ne ibinyoma rata. Biravuga ngo utanga ni uzongererwa, kandi buryo bibarakora bo gutanga bihesha umugisha, ariko kwakira nta mugisha bihesha. Yego. Rero ni byiza ko kugira ubugugu ni ingeso mbi, twahere umuntu utangira ubuntu. Ahubwo icyiza uhaye nde umuhaye mu buhe buryo. Hari n'abantu batanga biraririye. Yego. Hari n'abantu batanga batatekereje. Habo ngo nuko gusa yumvise umwuka yamufashe. Ubwo se tubwiye n'iki umwuka gufasha ari wowe. Handi bazanye indwara ngo abantu basabiriza ku muhanda ngo ntimukabahe, ngo bafite abadayimoni Yego, twagiye tubyumva. Kandi nyamara urya sara kugira gute? Yego, mushomba reka ngushimire, abantu bose bari badukurikiye nabo mbashimire. Hanyuma gahunda haracyabura iminsi, amasengesho yacu tukayashyiraho, agahumuza ibintu bikagenda neza, tugahita dutangira umwaka tumeze neza, turi mu mashimwe kandi tugenda twaguka buri munsi. Ubumwe bw'abera turabakunda cyane, Imana ibaho umugisha cyane. Amen.